ntukazamurire kamere hari igihe ngutekereza nko kuburira ifato urangiza ugaseka mbabaye ntabwo nsetse ahubwo mba ntekereza nkavuga ati se ni weho n'undi muntu baba barampinduriye sheri ntabwo uyu ari weho nzi nkeneye weho wa kera ninkubabaza uzabyihanganire ariko ndagusezeranya ko nzakubabaza ibyo ni isezerano kubera ko nawe nta kintu umariye muri ubu buzima nta na kimwe Fisto cyane cyo kiba gikomanga ate aha injira sanga Fisto ndamwica ndi cyane surprise oh mega keta babe have a seat. Thank you, Dan. so ninde Reba ntabwo dushobora gukomeza kuganira ikiganiro tutariho imbere y'umushyitsi ahubwo kandi niba nta nicyo bigutwaye kugira ngo ugeze no kwa umwanya tukaganira twari dufitanye gahunda yo kuganira ushobora kumbwira umuntu uwo ari we none se wowe ushobora kunyubaha warangiza ukigera mu cyumba ko nkeneye kuganira n'umushyitsi ntusubirishemo amagambo menshi urakoze negera Imana cyane utazinjirirwa Iribagiza ati cyusa usenge cyane ngayo nguko rero ibintu bikomeze kuba agaterera nzambe Imana yangiye ibintu biraza kurangira ute muri kubona ibintu cyusa arimo gukora cyusa ni cyana kiriwe rero ibi bintu bikwiye gusengerwa umugani wa Iribagiza cyusa akeneye amashengesho menshi cyane ndetse akeneye umupasteri urenze umwe akeneye bato y'abapasteri wagira yuzuye abazimu sinzi abazimu bamwitsindagiyemo aho bavuye abantu bagiye bahinduka rero dukurikije uburyo cyusa arateye kugirana n'ubu ngubu arimo guhinduka cyane arimo guhinduka inyamaswa genda Iribagiza we ugiye kuhababarira kabisa rero ibintu byagiye byaryoha ubu ngubu niho filime twayigeraho muravuga ngo ntabwo mwigeze muyibona ubu ngubu niho filime igiye kuryoha mugiye kubona ibyo mutigeze mubona iby'amaso yanyu yatigeze yerekwa byose muraza kubibona ubu ngubu abo mwabonye batavuga abo mwabonye bari bacecetse mugiye kuza mubone udutendo bagiye kudukorera mwebwe icyo mbasaba ni kimwe reba ahantu handitse subscribe uzamura igikumwe cyawe wikorezeho hanyuma nurangiza ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ni inzira y'umusaraba rero dukomeje kuganiraho ni inzira y'umusaraba dukomeje kurebera hamwe tuyiganiraho nyine mwibutse neza ko iyo uje mu kiganiro ukagenda udatanze igitekerezo ewana nawe nyine urumva ko ubusa n'utahageze rero niba uje mu kiganiro ukaza nawe nyine ukahagera ukaba wagifunguye ndetse kandi ukabyumva ndagusaba kujya muri komenti ugasiga igitekerezo cyawe gusiga igitekerezo ni ibintu byoroshye cyane by'umwihariko ku bantu nyine b'abahanga ntabwo wabura igitekerezo usiga rero turabizi ko nyine muri abahanga mwese abantu bumva ndetse bakanareba inzira y'umusaraba umunsi ku munsi bakumva inyigisho tuba dutanga mwese turabizi muri abantu baba gentleman rero icyo ngicyo ni cyo nabasabaga gukora ni ikintu cyoroshye cyane mbere yuko dukomeza mbabwira ibigiye gukurikira muri iyi filime y'inzira y'umusaraba ndetse mbabwira n'ibindi bigiye kuza rero narababwiye ko umuntu witwa Ale ari mu bitaro mwabibonye neza ko ari mu bitaro ubu rero igikurikira nacyo kiraje kiratunguranye cyane rero niba wamaze kubikora wamaze gukanda subscribe ndetse wamaze no gutera comment kawe nkuko ubibona cyane aho ngaho imbere hariho
itangazo rikubwira ati siga comment yawe niba waje mu kiganiro nyine niba wahageze ugomba gusiga comment kugira ngo tumenye ko wahageze kandi ukurikirana inzira y'umusaraba umunsi ku munsi. Reka rero tuzamuke na byose tubive imuzi n'umuzingo mbabwira uburyo bimeze byose bigiye gukurikira ndetse tunarebera hamwe ibyashize muri episode zarangiye. Nicyo ngicyo rero tuba tuje gukora. Ngende X-Man mukomeje kubana rero ndaje reka nze hasigaye mbaye show. Yego wagize ngenda tinda si umwana wa muzehe sininda nukwikoze nkahita ngaruka nkaza nyuma tukabiganiraho. Murabibona rero Cyusa yazanye wa mukobwa. Uyu mukobwa nabonye abantu barimo kumuvuga nabi no kuvuga ati mwabibonye urukobwa Cyusa yazanye. Yamuzanye rero kandi amuzana imbere ya Iribagiza kabisa aranamusebya amubwira nabi umukobwa yumva mana yanjye. Uyu muhungu mu musengere cyane. Abantu bifuza ko rero Cyusa kineye amasengesho, abantu bifuza ko twazana pastor akabanza kamukurama ya madayimona murimo, mwebwe mujye muri comment muvuga ati pastor manuka hano hari ikibazo gikomeye cyane amadayimoni yuzuye umuhungu wacu uze turebe niba wamukiza. Yego mbibutsa ko ni Hopi dukomeje kubana ndetse n'inzira y'umusaraba turi kurebera hamwe. Reka mabwire ko noneho ibintu byabaye kuri Rugema nakasa mutwe nagahoma munwa. Rugema rero byamubayeho yazanye umwicanyi azikagiye kumukorera akazi ariko umwicanyi yahise haba. Yavuze ati ibi bintu byakubayeho wowe nuriya muntu abantu babiri baje bakubita urugo rwose barabazirika babahereza ibyanyu, none ni ngiye ushatse kuvuga ngo ngende mbishoremo ngende umuntu umwe kandi noneho batuye ahantu hamwe. Umwicanyi yahakanya aratsemba aravuga ati ntabwo bishoboka wa mugabo we, nge ntabwo nshobora kubikora ndumwe, at least keretse nibura nzanye abandi basore dusanzwe dukorana nibura batatu niho twakwinjira kuri abo bagabo kuko babana hamwe bafite imbaraga kandi yamaze kubona ko bakomaguye umuntu bita Rugema na Fabiola barabakoma bamena imitwe n'amaboko. Uyu mugabo rero w'umwicanyi yavuze ati ntabwo bibaho ngewe ntabwo nshobora kwishura mu bantu nka bameze gutya ndi umuntu umwe ugiye kwatwikira inzu. Nawe arabizi neza ko ashobora kujyayo bakamwica. Ati Emile na mugenzi we ntabwo babaho. Hanyuma icyakurikiye nuko Rugema nyine yanze kumva ibyo umusore yamubwiraga. Hanyuma Rugema namubaza ati ngaho mbwira none urumva twabikora ute. Hanyuma umusore aramubwira ati umva nkubwire wa mugabo we, ubundi umwanzi wawe akurusha imbaraga, ikibaho nuko mwiyungaho ahubwo mugafatanya. Rugema rero adatinze cyane kandi yihuse yahise arakara umujinya urazamuka nk'ibisanzwe nyine nkuko asanzwe arakara agakora n'ibidakorwa. Yahise arakara cyane afata umusore amunaganza aramwirukana. Umusore aramubwira ati ngaho buretse mpamagare Fabiola abanza nyishure ku mafaranga yansigayemo igikorwa nakoze mu bijyanye na Iribagiza. Hanyuma nyine Rugema aravuga ati soka genda uraza kumuhamagara mufite niyo muri buhurire. Ati we nta soni urantinyuka ukambwira ngo ngiye ngo niyunge kuri Kamarade na Emile. Ati ntabwo bibaho ntabwo ngiye nakuyunga kuri barabarezi barabashenzi, sinshobora kwiyunga nabo na gato, ibyo ngibyo ntibibaho ntibinashoboka. Hanyuma nanone umuntu bita Cyusa yaganiye na musaza we Iribagiza baganira ku bintu byinshi rero. Ati twari tumaze n'igihe tudahura, twari tumaze igihe tudaherukana, ntabwo twari duherutse kuganiraho. Ibyo ni bimwe mu byo baganiriye cyane. Hanyuma musaza we Iribagiza akomeza abwira Cyusa ati umva nkubwire rero mushiki wanjye ntabwo ashobora gukora ibintu nyine nkuko yabikoraga agifite amaso abiri, rero ujye umwihanganira. Rero urumva ko uyu musaza wa Iribagiza yari yamaze kubibona ariko nyine ni umutima nyine w'umuntu, wa mutima ugenda uhishurira umuntu ibizaba. Warimo kugerageza kumwereka ko bishobora kuba birimo ikibazo cyangwa se bishobora gutera ikibazo kuba mushiki we afite ikibazo. Cyusa ashobora kubigiraho ikibazo nanone ugasanga ntabwo ari kumufata neza kuko afite ikibazo nyine. We nk'umuntu mukuru nyine nka musaza w'umukobwa aba byose abyumva aranabizi n'ibibazo abagabo bahura nabyo. Hanyuma akomeza abwira Cyusa ati umva nkubwire rero Cyusa, nujya ugira ikibazo ujye umpamagara ngufashe pe kuko nge ndahari, bufasha bwose bushoboka nge nabuguhereza. Mu gihe ugize ikibazo uri bunkenere ujye umpamagara mu gihe ubona ko nshobora kugikemura. Hanyuma na Cyusa nyine nk'umuntu w'indyarya dusanzwe tuzi aramubwira ati nta kibazo rwose, nta kibazo kirimo, nge mushiki wawe mwitaho kabisa, mwitaho cyane. Hanyuma Rurangirwa ariwe musaza wa Iribagiza yakomeje amubwira ati ubwo nyine nigeno nta kundi kuba mushiki wanje yarahuye n'ibi bibazo agahoma, nigeno ryagombaga kubaho, nta kundi ngomba kubyemera, agomba kubaho nabi ibyo ngibyo tukabyemera. Cyusa aramubwira ati ariko ntabwo abayeho nabi. Ati yego. Hanyuma nanone reka nkubwire ko nanone ibintu bikomeje kujya
aha iwandabaga. Aha ho noneho ibintu biraza gukomera. Musengere isimbi cyane. Jya muri comment utere ishengesho kandi rifite imbaraga riribuze kujegeza inkuta ku buryo udutaka turi buze kumanuka, Imana ikaza kubyumva, ibi bintu ikaza kubikemura. Mubwire ko umuntu bita shitani akomeje gushyira ibintu ku rundi rwego, umwana w'abandi ari buze kumunigara ndakurahiye, ari buze kumujyana. Hanyuma yagiye kwereka isimbi umurima bahaye isimbi, isambu bahaye isimbi, yagiye kuyimwereka ari bombi, ndetse isimbi agenda ahetse n'umwana. Bagezeyo nyine arayimwereka, arangije atuma umuhoro isimbi ngo agende azane umuhoro. Isimbi ageze mu rugo abikojeje umugore wa shitani, umugore ahita agira ubwoba, amarira ashoka ku matama nk'umwana w'uruhinja. Aravuga ati Mana yanjye ibi ni ibiki? Ntabwo yigeze abwira isimbi nkamwerurire nyine ikiri kujya mbere, ariko nyine yari yamaze kubyumva nk'umuntu mukuru, yari yamaze kubyumva ko umugabo we ashaka kujyana uriya mwana akamushimuta akamujyana. Bikorewe hehe? Iyo mu mubande aho bari batumye isimbi umuhoro. Sinzi ukuntu ibintu biteye, niba uriya mugabo yashakaga kwica isimbi kugira ngo ahite ajyane umwana mu buryo bworoshye, hanyuma bizitwe ko isimbi bamwishe bakatwara umwana we atari we wabikoze. Rero ibyo byose uyu mugore ntabyo yarazi, yagerageje kwinginga isimbi, aramubwira ati Simbi mva nkubwire rero mwana wanjye, ndakwinginze nujya ujya kugenda ujye ubanza umbwire, kandi nujya ujya kugenda ntujye ujyana uwo mwana, ujye unsigira uyu mwana, wowe ugende wenyine. Aramubwira ati isimbi jyana umwana mu nzu ndibuze kumusigarana, hanyuma ufate umuhoro uwujyanire uwo mugabo rero wawugutumye. Isimbi nawe arabisanzwe ndetse nk'uko nari nabibamenyesheje, ari mu bitaro ararembye cyane, ameze nabi. Yahamagaye Fabiola rero ati Fabiola umva mubwire umuntu bita Kamarade ndetse na Emile barankubise cyane, ubu ngende no mu bitaro ndarembye, nta telefone ngira, ndetse na nimero yawe nyikuye ahantu nari narayanditse ku gapapuro, fone nayo nguhamagaje niyo ntiye. Ati meze nabi cyane kabisa, gerageza umamagarire mama umumbarize ndetse unamumenyeshe, umumpera amakuru ko meze nabi cyane. Hanyuma anongeraho akantu kabi cyane, aravuga ati ningaruka nge ndibuze gukora akantu mva nkubwire Fabiola, kandi ari muramuzi nawe ntabwo ajya ashirwa, ndetse ari n'umugome cyane, afite n'amafaranga yo gukora ubwo bugome. Ese Emile na Kamarade biri buze kubagwa amahoro? Mubasengere cyane kuri ntabwo bari buze kubwibwa amahoro n'ibi bintu bakoze, nabo bari mu byago bikomeye cyane. Ibi byose niwe wabiteye, yaraje abatubeshya ngo Mirigo yarapfuira. None rero agiye kongera gufatanya none reba ibibazo dukururiye, reba bakuze kajorite nanjye igihanga barakimennye. Bari mu byago rero, bari mu byago, nabo bari buze kubisimana amahoro. ubu iyo ataza kutubeshya ntabwo ibibazo tuba twarahuye nabyo, twari kugira n'ubundi buryo tugagumya gushakisha zirangegera zitaraza ngo zitumene impanga. Urumva by'umwihariko ubwo narabivuze wagira ngo ni imoso ntibajya bapfa, urakubita abaturage niba Kamarade nayo ntibahera buri kanya bazuka, nabo batira cy'umuhoro wankubise ahangaha baticwa baragiribwa nabi, bashaka kumva nawo ndetse muri bo ntabwo ari buze kubura umwe uhasiga. Rero mu basengeri cyane bari bagiye gutema manika amaguru comment muvuga ati Kamarade na Emile mana ariko reka mbabwire inshuti wakunze bamenyenzera y'umusaraba ukuri niba utarakora subscribe kandi uza mu kiganiro umunsi ku munsi tuganira urabona hano mu rushyi hanyuma nanone ibintu ntabwo byoroshye. Umuntu bita Rurangirwa ndetse n'umukunzi we ari we Sylvie bo bameze neza ewana, bari mu rukundo rwabo rukomeje kuryoha, n'uburyohe cyane, ndetse tunabishimira Imana ko ikomeje gutuma ibintu byabo bimera neza, nta makimbirane, nta buriganya burimo, n'abana beza cyane. Abantu babakunda mujye muri comment mugire ikintu mubavugaho, no buri kintu bavugaho usige mu dutima, ariko ushyiremo ijambo Rurangirwa na Sylvie, ushyire udutima neza cyane kuko barakundana cyane, n'abana beza pe. Rero nkuko bisanzwe nyine ni ikiganiro reka tuganire muri comment, nkubwiza ukuri ko comment zanyu barazisoma ndetse baranazumva bakaziha agaciro. Rero niba udasize comment ngo comment yawe ihabwe agaciro si byiza cyane. Hanyuma umuntu witwa nanone Kanyana yagarutse, ageze mu rugo ahasanga Rurangirwa ndetse na sheri we ari we Sylvie, arongera asaba imbabazi, aravuga ati Rurangirwa ngize Imana yuko ngusanze ahangaha pe,
ngize Imana umutima wanjye wigeze gushaka kubahemukira ndetse nanjye narabipanze nshaka kubahemukira cyane ariko ndota inzozi mbi ziza gutuma mfata umwanzuro wo kutongera gushyira mu bikorwa ibintu nari nshaka kubakorera hanyuma umutima unyemeza ko ngomba gusaba imbabazi niyo mpamvu rero nasabye imbabazi Sylvie rero nawe naje kugusaba imbabazi uyu munsi wa none kugira ngo mumbabarire Rurangirwa nawe adatinze nyine ni umwana mwiza yaje kubabarira Kanyana aramubwira ati umva nkubwire Kanyana birumvikana cyane gusa wowe wumve ko nta kibazo ngiye nakubabariye pe hanyuma nanone nkubwire ko uru rukobwa kabisa abantu mwebwe mutarimo gukunda uru rukobwa tuba turimo kwintetaininga nimugire ngo nimo kumutuka ndetse n'abamukunda nyine namwe mujye muri komenti mugaragaza impamvu mumukunda ngiye ku ruhande rwanjye ntabwo mukunda kubera ko arimo kuza gusenya ndetse n'abandi mwese twemeranya ndetse tudashidikanya ko uyu mukobwa arimo kuza gukora ibintu bibi mwe mwigira muri komenti mugira ikintu mubwira uyu mukobwa ndetse munagira inama umuntu witwa Iribagiza uburyo ashobora kwitwara muri ibi bintu akabasha kubisimbuka amahoro ndetse mugira inama umuntu witwa Cyusa muramugiriye inama kugira ngo ataza gutuma ibintu bisubira nge nari X-Man cyane ko ari twabanaga hanyuma reka mbabwire ko nanone iyi ni Hopi twarebaga filime Inzira y'Umusaraba nk'ibisanzwe dusesengura neza akantu ku kandi ndetse tuniganirira twintetaininga tunakora publication rero iyi filime yuzuye imeze neza inyura kuri Big Family TV uyikeneye kuyireba neza cyane wagenda ukayireba hariya ndetse nkakwibutsa nanone kujya ugaruka tukaganira ahangaha rero abantu mwakoze subscribe abitegura kuyikora mwese ndabashimiye bye bye duhure muri video zikurikira ndetse mugire umunsi mwiza Imana ibandindire cyane turabakunda cyane nkuko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo nicyo gituma natwe tubakunda cyane bya hatari by'umwihariko abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba ndetse namwe mutanga ibitekerezo mubinyujije hano ku muyoboro mugari wacu dushaka kubaka w'abakunzi b'Inzira y'Umusaraba wa Hopi nyine nk'abantu bishimira ndetse bakanakunda filime Inzira y'Umusaraba abo ngabo rero tuba twizeye ko bakoze subscribe rero bye bye reka ducumbikira